Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusohoka ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gusohoka kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosoye kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo icyenda biragarutse byo nka kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa no kubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kugana ikintu cyose nkizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba ari ibibazo nkunda gupostinga ari gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, kuko bari ibyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 ngufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkagufasha kubona kode nziza, nkaguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ukeneye kwiga mu buryo bwa online, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi yageze. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha, ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 tubigufashemo. Warigishije ukeneye ko tugugura mbere y'uko ujya mu kizame umunsi umwe cyangwa ibiri, tubigufashamo aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 tuze tuyikwigishe. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana iki cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ese mwa bino byapa ni iki cyerekana ko wowe ukibonye ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere y'abaturutse aho ugana mu nzira ifunganye? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandika ku gapapuro. Tegereze neza icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Urebe icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe icyapa B3 gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Urebe n'icyapa A22 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango cy'umukara. Ni ikihe n'ubundi hasi nibyo batubajije, kuko bavuze ngo icyapa B6, ndakeka ko icyapa B6 uri kukibona. B iravuga ngo icyapa A19, ndakeka ko kino cyapa cya A19 uri kukibona. C ngo icyapa B3, ndakeka ko nacyo uri kukibona, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo icyapa A22 nacyo ndakeka ko uri kukibona. Ese ni ikihe cyapa? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, icyapa B6. Kino cyapa B6 cyo kivuga ko wowe ukibonye uratambuka mbere y'abari guturuka imbere yawe. Kubera iki uratambuka mbere? Agafresh kajya imbere gasa umweru, abari mu mweru bemerewe kugenda mu gihe baza bagusanga bari mu mutuku, kandi iri mu mutuku bari kukubuza gutambuka. Ndakeka ko waramaze gutamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, uri hafi gukora uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira ahantu habyerekana. Kwa kundi ugera ku cyapa ukagihitaho ukabona kugera ku kintu cyakubwiraga, cyane cyane bino byapa biburira, ukabona wenda bari kukubwira ngo ugiye kugera ahantu hari umuhanda utaringaniye, bakabikubwira kare ukagenda intera runaka uvuye ku icyo cyapa ukabona kugera ku muhanda utaringaniye ariko hari intera wagiye. None biba bigomba gushyirwa mu ntera ingana iki ahantu habyerekana, ari ngo metero 150 kugeza kuri metero 200.
beka ngo metero 100 kugeza kuri metero 150, seka ngo metero 50 kugeza kuri metero 100. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranya ikizame, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ukava ku icyo cyapa ukagenda metero 100. Murabizi metero 150 ku modoka aba ari metero 4 kugeza kuri metero 200. Utari wahisemo A n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri koneka, murabizi turi mu ntangira z'ukwezi, zaba iza provisoire zaba izo kuri kategori. We twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 aho waba urose mu gihugu dugufashe ko na kode mu gihe gitoya. Kuri provisoire tuguhe n'imyitozo iri gufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga mwebwe b'abanyamaguru, oya bari kuvuga n'ubundi abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Babibona gute? Ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije, mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashaka ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaza kuba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A aba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B aba ari igisubizo cy'ukuri nta manota baguha. Murabizi ni systeme ibiri kugukosora. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Utari wahisemo C, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kwiga aho waba urose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare utubwire uburyo ushaka. Ese ushaka kwiga mu buryo bwa online? Ese ushaka kwiga turi kumwe? Ibyo byose turabigufashamo, ariko cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali kwiga turi kumwe nibwo byoroha. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 kandi ntukarinde kubanza wajya gukora ngo nutsindwa ngo ubone kutugana. Tugane tukwigishe ujye mu kizame wizeye ko ugiye kuzana icyangombwa cyawe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigufashemo. Ikibazo cya kane kikavuga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, hari ikintu ukora kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, bigahita bigaragara ko hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Ikihe? Ari ngo ukabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, mbega ngo gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bita biteza icyo bita mu ndimi z'amahanga ngo ambutiyage. Mu gihe gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, ushobora kuba uri kugenda ugahita ukacira feri, undi muyobozi w'ikinyabiziga akaza yihuta kubera ko utamuhaye ibimenyetso ko ugiye guhagarara, akaza agahita kugonga bikamuteza ibyago cyangwa nawe akaguteza ibyago, kandi ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo C, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese we turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho
ese urabona ari impande eshatu, ese urabona ari uruziga cyangwa uri kubona ari impande enye. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye kuri buri kibazo, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa aho banyura bazengurutse, mbega ngo cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu, se ngo cyerekana ahegereye inkomane. Mu gihe kuri direct tuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, aho banyura bazengurutse. Mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni kuri rompuwe cyangwa muri rompuwe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino rero kiraburira. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kwireba. Nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho. Ubonye utari kuyibona kuri YouTube kubera ko amaze kujyaho video nyinshi, ushobora kunyandikira cyangwa kwamamagara kuri 0788351626 nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2 mpora online. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 6, kibaza ngo iki kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, rumoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri ifite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'iyo byihoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikurura ritagaragara. Iyo rumoroki igomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigomba kugaragazwa gute? Ara ngo itara ryera riri kuri rumoroki inyuma, bega ngo itara ry'umuhondo riri kuri rumoroki inyuma, sega ngo itara risa n'icunga rishije riri kuri rumoroki inyuma. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Iyo rumoroki kigaragazwa ku buryo itara ryera riri kuri rumoroki inyuma, itara ry'umuhondo riri kuri rumoroki inyuma, ndetse n'itara risa n'icunga rishije riri kuri rumoroki inyuma. Ni igihe rumoroki iri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero ukuntu igaragazwa ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri rumoroki inyuma. Ndizera ko waramutse utamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura kora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese iriya mirongo ibiteganye n'umurongo ugabanya mo kabiri, uteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri, uriya uburombereje hagati mu muhanda ugabanya umuhanda mo kabiri, iriya mirongo ibiteganye nawo igaragaza iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa hanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, sega ngo hanyurwa n'abanyamaguru. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Mu ndimi z'amahanga niho mwita ngo ni muri zebra cross, ni zebra cross bari kuvuga. Ese wari wamaze guhitamo C, ahanyurwa n'abanyamaguru? Mubona ko iriya mirongo y'aho abanyamaguru banyambukira ibiteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri ubuhagaze, n'iriya mirongo ibihagaze, kandi ikaba ivuga ko ari ahanyurwa n'abanyamaguru mu gihe bari kwambuka umuhanda. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Hari imyaka umwana ageramo agakubagana, biba bibujijwe ko umwana udafite imyaka bagiye kutwereka wamutwara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yicayeho. Iyihe myaka? Arangwa imyaka 10, mbega ngo imyaka 12,
sega mu myaka 7 mugiye kuri direct tuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka kuva kuri 12 kuzamura nta na rimwe biba byemeye ko wamutwara kuri iriya ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga yicaye. Kubera ko iki? Kubera ko hari imyaka umwana ageramo agakubagana, ku byo ashobora kugukubaganya akaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kibaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese urabona kino cyapa gifitiye ishusho? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cya nyacyo. Ara ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Mbega ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Sega ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. Mu gihe kuri direct kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa kivuga ngo ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Noneho waba ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo bagashyiraho kino cyapa kikubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo, kubera ko amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo n'amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe aratandukanye. Urabizi mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntuba wahindukira, ariko mu muhanda ubisikanirwamo uba wahindukira. Rero bakakubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Urabizi video y'ibyapa byo ku mihanda nari bakoreye, sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe umare kuyireba. Nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ni bushaka kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura. Nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira kuzihe romoroki? Ara ngo romoroki ifite feri y'urugendo. Mbega ngo romoroki idafite feri y'urugendo. Sega ngo romoroki itarenza kilogaramu 750, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo? Niza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Bibutsa ko code ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona code nziza, tuguhe imyitozo iragufasha kwitegura neza. Asigaye nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga bwaba mu buryo bwa online cyangwa se tunari kumwe, nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789 935 16 nkwigishe ugenda ukorera imwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 tubigufashemo. Ntukarindire kubanza wajya mu kizame ngo nutsindwa ngo ubone kutugana. Tugane tukwigishe ujye mu kizame ugiye kuzana icyangombwa cyawe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero mbahaye. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. Araba mu metero 2 na santimetero 10. Mbega mu metero 2 na santimetero 50. Sega mu metero 3, mu gihe kuri direct tuvuga ngo metero 2. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona ari ikihe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo bashobora kugihindura mu bundi buryo bakavuga ngo A santimetero 210,
B santimetero 250, C santimetero 300, D santimetero 200. Ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze no gufata metero bazishyize muri santimetero, ntibizakugore. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo A, ndakeka ko waramuzwe kwandika ku papuro, utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Igihe ijoro rikeye birashoboka ko ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse gihari, nibyo bita ngo nijoro igihe ijoro rikeye. None rino tara ry'ibara ritukura riba rigomba kugaragara nijoro igihe ijoro rikeye nibura mu ntera ingana iki? Ari mu metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Mbega ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. Sega mu metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro, mu gihe kuri de bari kutuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisozi cy'ukuri kirimo? Ese birashoboka ko wabonera itara muri metero 100 ari ku manywa izuba riri kuva, ukaribonera muri metero 20 ari nijoro? Ntibibaho, ahubwo iyo ari nijoro nibwo tureba itara riri kure. Buri uzanabicunge, umuntu ashobora kugucaho itara riri kwaka cya telefoni ukaba utamenya ko riri no kwaka kubera ko hari urumuri, ariko iyo ari nijoro uhita ubibona. Niyo mpamvu izi ntera zo ku manywa ziruta iza nijoro, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera. Ni ukuvuga ngo cyavuzeho ni kiri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha ukaba wabyumva. Intera ingana iti? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Araba mu metero 100, mbega mu metero 200, sega mu metero 50, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 150. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri cyo wamaze kugitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, metero 50. Cyavuzeho n'ikiri muri metero 50 ukaba wabyumva. Murabizi nka velomoteri yo igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Impamvu mba bivuzeho ni ukugira ngo nuhura nacyo noneho uhita ugikora utarindiye ngo bamanze bakikubaza umanze ukiboneho, ahubwo nyikubwira hakiri kare kugira ngo ugerwe mu kizame cyawe uhita ukibona ko nakivuzeho uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving Collective. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese urabona kino cyapa gifite ishusho? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango byera cyangwa by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza, hano hari ibisubizo bine baduhaye, uhitamo kimwe cya nyacyo. Ara ngo hatangizwa serivisi ni muri metero 30. Mbega ngo umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Sega umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Ese kino cyapa urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Umuto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ndakeka ko waramaze gutamo C, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bamukomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kintu ushobora gukora ubundi ugeze hari ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga hari abakomeretse bikomeye? Uhita wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Nicyo kintu cya mbere ukora. Ese ni iki kintu uba ushobora guhita ukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ara ngo kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Mbega ngo guhagarika ibindi binyabiziga no kubasaba ubufasha. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozi cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo
ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ikindi ushobora gukora cya gatatu ni uguhamagara ababishinzwe kumenyesha impanuka. Ariko ukamenya neza ikintu kindi cya kabiri uba ugomba guhita umenya, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ndakeka ko waramaze gutamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 cyabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizi raba imodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi byaturika, hari ibyapa biba biriho. Ese ni ikihe cyapa kiba kiri kwa biriya binyabiziga? Tegereze neza kuri A, ni icyapa cyanditsemo amagambo avuga ngo long vehicle, ni indimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa B ukuntu giteye, ukitegereze neza. Urebe icyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese ni ikihe kiba kiri kwa kiriya kinyabiziga cyacu gitwaye ibintu byaturika byafata inkongi? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri cyanya cyo nta kindi ni B, kino cyapa uri kubona ko kiba kirimo ikirango cy'umuriro kivuga ko ibintu atwaye bishobora guturika byafata inkongi. Muzarebe ko abera bimodoka bitwara amagaze, ama essence, bino byapa biba biriho. Ndizera ko waramaze guhitamo rero B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga mu zindi ndimi? Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe adepashijwe n'ikindi kinyabiziga barakudepashije? Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. B, kavuga ngo kujya iburyo. C, ngo kujya ibumoso. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo kongera umuvuduko, ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko wari ufite. Hari ikibazo kindi neza neza kibaza gucya ariko babashyizemo ngo kugabanya umuvuduko. Ugomba kugabanya umuvuduko cyangwa ugakomezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe utepasa umuntu ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, agahita asa nawe nk'aho mugiye mu masiganwa kandi wagiye mu gice cy'ibumoso cy'abandi kandi ukeneye guhita ugaruka. Rero ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko kugira ngo umuntu wakunyuzeho cyangwa wakudepashije ahita agaruka kubera bari gukoresha igihande kitari iki. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora yakora iki? Ibi bintu dukunda kubibona cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, ukagera hano ku maferuje ugasanga ntari gukora. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukora iki? Ushobora kwitwara ute? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cyukuru cyandike ku gapapuro. Ari guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera ibi abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo utwara neza nta gutinda mu isangano. Se ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe mu gihe kuri D bari kuvuga ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Iso kuri nta kindi ni guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kubera ko hari ahantu habahuriye imihanda myinshi kandi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kubera ko biba byapfuye, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Bakubwiye ku buso gusa. Amabara asate aranga ubururu, beka ngo umweru, sega ngo umutuku, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyanya cyo nta kindi ni de, nta kiso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikimirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Kuvuga ngo ikirango, kuvuga ngo ikimenyetso cy'icyapa, ibyo byose ni kimwe. None kiriya cyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara asati. Ariho ngo umukara n'umutuku, mbega ngo umukara n'umweru, sega ngo umweru n'umutuku mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Urabona ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo yaba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wagenda kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, uramara kuyireba nta kibazo kirekire ku byapa kirakugora. Ndakeka ko wamaze guhitamo izo cy'ukuri, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni se aba ari umweru n'umutuku. Icyo cyapa kiraranga, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda ndanga cyangwa se biyobora. Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango biba bimikoze nka ta, akarongo gahagaze gasa umweru agatambitse gasa umutuku. Bari batubwiye amabara, ntabwo bari batubwiye ngo ukuntu kimeze icyo kirango. Rero aba ari umweru n'umutuku. Ndizera ko kino kizame dukoso ari ikintu gigufashije, kandi subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Fata zino video uzisharinge ku nshuti zawe ushaka kwiga kugira ngo nazo zize dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi hano ni muri kora rimwe. Ukeneye kwiga twandikire utubwire uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga turi kumwe? Ese ushaka kwiga mu buryo bwa online? Tubigufashemo aho waba urose mu gihugu, ariko bikunda koroha cyane cyane iyo turi kumwe. Iyo turi kumwe ugahitamo ko twigana turi kumwe, bikunda koroha iyo uri mu mujyi wa Kigali. Rero mutware cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9 35 16 26 tugufashe. Ikindi ukeneye kode ziri kuboneka, zaba izo kuri kategori zaba izo kuri provisoire. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9 35 16 26 tubigufashe. Muri hafi gukora ibibazo ni ibingibi babaza. Ni ingenzi ko wajya ubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kandi subscribe rero. Wagize ikibazo nyandike cyangwa umpamagare kuri nimero mba nabahaye nkusobanurire ku buntu ikibazo cyose waba wagize. Hari isomo ukeneye ko ngutegurira, byandike muri comment ugande subscribe n'indishyira uzahita uribonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.